showbiz nyarwanda nayo ikomeje kubica bigacika. Umunyamakuru Musangamfura Lorenzo ukorera kuri SKFM, amakimbirane akaze hagati ya super manager cyangwa se Gakumba umuvugizi w'abafana w'ikipe ya APR FC yakomeje kubica bigacika ku mbuga nkoranyambaga n'andi magambo menshi cyane n'indi showbiz iryoshye hano. Inkuru zakomeje kuvugwa ku bwinshi cyane ku mbuga nkoranyambaga zisirikira n'abibasira Lorenzo na Taifa nawe wahagurutse nawe akunga mu rya super manager, ubu nawe akomeje kwibasira Lorenzo. So ibintu rero biri gucicikana ku mbuga nkoranyambaga ari byinshi, abakorana na Lorenzo kuri SKFM ndetse na Lorenzo ubwe ku giti cye nawe utoroshye mu magambo atyaye cyane kabisa, udatinya gukomeretsanya. Niyo saga iri guca ibintu ku mbuga nkoranyambaga. Reka rero turebere hamwe ubundi Lorenzo ni muntu ki, super manager ninde, niki cyateye uyu mwuka mubi. Yes, ntibagirwe gukanda subscribe, ukore like, share ndetse na comment kugira ngo tujye tubana niba ari ubwa mbere ugeze ahangaha. Musangamfura Lorenzo rero ni umunyamakuru wahoze akorera ibitangazamakuru byinshi cyane ariko wamamaye muri siporo, wagiye ugira uruhare rwinshi mu iterambere ry'itangazamakuru muri siporo nyarwanda. Yahereye kuri RC Musanze aza Kigali, ajya kuri RBA, biza kurangira agiranye amakimbirane na mugenzi we ubu ngubu utari mu maboko ye, ndavuga Rigani Rugaju. Bajyana amakimbirane birangira RBA imusezereye. Nyuma y'igihe gito rero, dore ko atanashwe mu gihe kinini, yari mu bushomeri cyangwa se asezerewe mu kazi, SKFM yahisemo kumurokirita, aho yari arimo kubisikana n'umunyamakuru wa SKFM nawe wari ugiye kuri RBA uzwi nka Nepomsen mu bicu. Akigera kuri RBA rero nibwo Musangamfura Lorenzo yatangiye ibiganiro bye, mu gihe ariko bari bagiranye amakimbirane nawe Rigani Rugaju, nawe yarakomeje kubikwa mu nzu babikamo abantu nyine b'abanyabyaha, habitswe n'ubutabera bwa gisirikare kubera ibyaha bimukurikiranaho. Lorenzo rero ari nabwo n'umugabo super manager yasimbuye Jangwani wari umuvugizi w'abafana b'ikipe ya APR FC, yajyanwaga we na Rugaju Rigani mu nkundura yabaye yo gukurikirana inyerezwa ry'umutungo w'iyi kipe. Byarangiye rero abagabo bagiye, abafana ba APR rero ntabwo bari gusigara batagira umuvugizi, niko gushyiraho super manager, president of inspiration n'amazina menshi cyane n'andi mazina menshi cyane akanganye rwose adatinya kwiyita umugabo ugirira icyizere. Umugabo uvuga ko ari we mu manager wa mbere ugurisha abakinnyi ndetse manager abakinnyi b'ibyamamare. Mu maspeech muzagenda mubyumva wuzuyemo ukwishongora kwinshi cyane n'igikabyo gifite imbaraga. Ubu rero aka kanya niwe umuvugizi w'abafana b'ikipe ya APR FC. Amakimbirane yo rero uye hagati na Lorenzo yamaje gucana umuriro ukomeye cyane, yamaze no kwivangamo abandi bantu, dore ko na Taifa ahuze n'umunyamakuru nawe wa siporo hano mu Rwanda ariko utakihabarizwa yivanze muri iyi saga, nawe akagenda atangaza amakuru menshi cyane akomeye cyane nawe yibasira Lorenzo na ekipa akorana nayo kuri SKFM mu busesenguzi bw'amakuru ya siporo. Ibiro nabyo bikaba bikomeje guteza umwiryane muri siporo nyarwanda. Lorenzo ubundi ni umugabo wakoze ku bitangazamakuru uko nababwiye kuri RBA, arahakora igihe kinini ndetse agira n'uruhare mu izamuka ry'ikiganiro cya siporo gikorwa kuri RBA kugeza ubwo yirukanwaga, ariko Lorenzo akanengwa kuba indiscipline totale, niko nabivuga, anengwa n'abantu ngo bitewe n'uburyo agaragara mu bantu cyangwa se imyifatire ye itari myiza, cyane iyo bigeze mu ruhame, udatinya kuvuga nabi ku karubanda cyangwa se ngo yavuga ibintu biteye isoni. Ibyo rero nibyo bamushinja nk'intege ze nkeya, bimugaragaza nkaho ari indiscipline, bishobora kuba byaranateye iyirukanwa rye kuri RBA, nubwo bivugwa ko iragiranye amakimbirane na Rugaju Rigani. Biza kurangira rero amakimbirane yagiranye habayeho gutukana no kutumvikana, maze birangira umugabo bamusezereye mu ibanga rikomeye. SKFM rero nk'umunyamakuru w'umuhanga kandi nayo yari imaze kugira icyuho mu itangazamakuru ryayo, aho umugabo witwa mu bicu Nepomsen yari amaze kuvamo
byatumye rero nawe ahita aba recruited. Iyo recruitment rero yakorewe nayo yamugize umumaro, ahita aza kuri SKFM. Ubu ngubu bari gukorana ibiganiro na Karenzi ndetse n'inshuti ze zindi cyangwa se na team yose akorana ibiganiro, abasesenguzi beza cyane bari kuri SKFM. Lorenzo atinya no kuvuga ko kuba yagera kuri SKFM naho yagize umusanzu mwiza cyane mu iterambere rya siporo, mu gukurikirana ibiganiro bye kuri cyane kuri YouTube kuri SKFM ubu bariyongereye cyane. Ibyo rero byatumye Lorenzo noneho aza kuvuga ku ikipe ya APR ari nayo super manager ahagarariye, maze biteza ibibazo bikomeye cyane. Abagabo barasekagurana, baravugana, barasubizanya ku mbuga nkoranyambaga. Bimwe mu bintu byari bikomeye cyane biri kuvuga mu minsi ya none, n'ayo magambo atoroshye habe na gatoya ari guteza impaka n'impagarara muri siporo nyarwanda. Izo mpaka kandi zakomeje gutezwa rero zivanzemo abagabo batandukanye. Bruno Taifa nawe wahoze ari umunyamakuru wa siporo hano mu Rwanda, nawe wagiye ku gitangazamakuru cye cyo kuri YouTube akoreraho, ubundi si ukwiva inyuma, nawe asubiza uyu mugabo Lorenzo amunenga cyane aho yibutsa nk'ahantu Lorenzo kuri Twitter yarimo asaba agacupa Minister, avuga ati wanguriye agacupa. Ibyo rero bikaba bimwe mu bintu bigaragaza ko uyu mugabo Lorenzo ngo rimwe na rimwe aba atari seriye, gusa akaba umugabo nanone nawe udatinya habe na gatoya kuba yasubiza cyangwa se yavuga, uhora iteka ryose yiteguye ihangana ku mbuga nkoranyambaga, cyane ko yicaye kuri mikoro. Lorenzo ari mu bantu bavugisha ukuri kandi bajya impaka, abantu batemera gutsindwa habe na gatoya. Rero kenshi ugasanga biri guteza umwiryane hagati mu banyamakuru ba siporo nyarwanda ifite ibibazo muri iyi minsi kubera ibura ry'abanyamakuru babiri wakoraga kuri SKFM, uyu Ishimwe Ricard ndetse na Nepomuseni mu bicu, ndetse n'uwitwa Regan bajyanywe muri gereza. Nepomuseni mu bicu yahinduye radio ajya kuri RBA, ari nabwo n'uyu mugabo Lorenzo yirikanwagaho. Rero harimo icyuho kinini cyane, abanyamakuru barabahanga barafunze, nanone abasigaye nabo bakaba bari gusubiranamo cyangwa se kutumvikana, ariko cyane bigaturuka ku magambo uyu mugabo Lorenzo yaratangarije mu kiganiro kuri SKFM agaragaza ukuntu ikipe ya APR FC maze super manager nk'umuvugizi w'abafana nawe ahaguruka hariya maze aramwataka koko amwatsaho umuriro. Ibi rero byatumye biteza impagarara, dore ko yari arimo avugira Rayon Sport ayivuga nka ekipe ya mbere, ekipe y'abafana, hagurukiraho kunenga APR FC, ariko super manager n'abushinzwe abafana baraje mukubita icyo bise amagambo ya hatari, aramusobanura, aramudoda. Lorenzo nawe utajya uripfana yumvishe bamuvuze, nawe ahaguruka hariya, ubundi nawe ahita amusubiza neza cyane. Ubu rero intambara yarose muri siporo nyarwanda biri kototera amakimbirane akomeye cyane hagati y'abanyamakuru ndetse n'abavugizi b'amayikipe, aho super manager arimo agaragaza Lorenzo nk'umunyamakuru indiscipline, umunyamakuru udashobotse, umunyamakuru nyine uvuga ibintu atazi, utarize n'itangazamakuru, dore ko aricyo bapfuye cyane. Ako kanya rero Lorenzo nawe nk'umunyamakuru uri kuri mikoro ntabwo yigeze aripfana cyangwa se ngo ategereze ibyo byose, ahubwo yahagurutse koko nk'umuntu uri talented, ufite ethical journalist, ahaguruka nawe abwira uyu mugabo super manager koko inkundura, umuriro watse mu banyamakuru ba siporo mu Rwanda. Ibintu bitari byiza kuko siporo nyarwanda iri kugenda ihura n'ibibazo, aho abakayifashije mu kuzamuka cyangwa se abakagize uruhare mu iterambere rya siporo bibereye ahubwo mu matiku n'amakimbirane. Tukaba tutazi ukuntu biri buze kurangira hagati y'abantu bagabo batatu bamaze kwinjiramo Bruno Taifa, ubwo no kuvuga ngo SKFM ndetse na timu yabo yakomeje kwibasirwa. Umunyamakuru ndetse n'umuyobozi wa SKFM akaba yarigeze kubivuga ko hari itsinda rigerageza cyangwa se riri gushaka kugwisha SKFM, rigwisha ku bihombo risenye. Ibyo rero bikagaragazwa nuko ubona SKFM byavutse akabazo, ubona amaradiyo cyangwa se ibitangazamakuru byinshi n'abandi banyamakuru bahagurukiye icyarimwe kugira ngo barwanye basenye. Ubone ko nyine abantu kuri SKFM batari supported mu buryo nabwo butari bwiza, bugaragaza ubunyamwuga buke hagati mu banyamakuru ba siporo. Ibintu byahindutse ihangana, ibyaro gusenyera umugozi umwe, ku buryo nyine bumva bashishikajwe no gusenya ibyo bari baragezeho. Ibyo rero nabyo ni ibibazo bikomeye cyane bikomeje kwiganza mu minsi ya none, ariko ihangana rya super manager Bruno Taifa ndetse na Lorenzo utari wenyine, hashyirwamo n'igitangazamakuru akora cya SKFM
nabyo bikaba bidakomeje koroha. Umuvugizi w'ikipe y'abafana rero cyangwa se b'abafana b'ikipe ya APR FC super manager uherutse gushyirwa mu minsi mike akaba akomeje kurikoroza, dore ko bamwe batanatinye kuvuga ko abavuga ibintu atazi adasobanukiwe atarakwiriye kuba ari umuvugizi, usibye amagambo yuzuye drama cyangwa se gukabya biri ku kigero cyo hejuru, ngo ubundi nta kindi kintu afite yabwira abafana, yavugira abafana. Amakuru afite kuri APR ni makeya. Ni umuntu washyizwe mu kazi nyine nk'umuntu ushobora kuba uzi gushyushya media, akavuga amagambo menshi cyane yuzuyemo n'ibikabyo no gukagatiza. Ibyo rero byatumye Lorenzo nawe ahaguruka aravuga ati nta muvugizi uri muri uriya, maze umuvugizi nabyumvishe ati nta munyamakuru uri muri uriya, umuriro ucana ubwo intambara irarota. Aribyo biri gushyira mu kaga siporo nyarwanda n'itangazamakuru muri rusange, ariko cyane cyane ryegamiye kuri siporo. So uyu muriro rero ukomeje gucanwa hagati y'abagabo b'ibyamamare muri siporo ndetse na showbiz nyarwanda, turaza kureba uko uri buze kuzinywa kuko wagurumanye cyane, uri gukongezwa n'ibindi bitangazamakuru. Amagambo ni menshi ku mbuga nkoranyambaga, bari kwibasira Lorenzo Musangamfura ndetse n'abari kuvuga ko super manager nawe ari uko bimeze, na Bruno Taifo wabyinjiyemo n'abandi benshi cyane. Showbiz nyarwanda na siporo bikaba biri mu kaga n'ibibazo bikomeye mu minsi ya none.